mpagaze hano mfite umugabo sinababwiye ukuntu yapfuye bakabintangariza ko yagonganye n'undi agapfa asigiye abana babiri umuhungu n'umukobwa ubu bagize imyaka 23 undi 20 ntabwo nababwiye ukuntu nagumye mu kazi ko mu rugo nkarinda ngira imyaka 12 y'ubupfakazi n'ikarimo sinababwiye ukuntu ariko Yesu ni mwi haleluya sinababwiye ukuntu najyaga mu isoko ry'Inyamirambo ngenda n'ibirenge ntambaye inkweto iri jambo rero rigiye kuriye ni kundi muri mbyagenekerereje aravuga ngo ntiryamye ntigira jaride ngirahinga ntibagiye kubagara ibishyimbo akazi kayo no kumva amasengesho yabera akazi kayo no kumva abantu bagitakira akazi kayo nako kureba ibibaye mu itorero akazi kayo hari ibintu bibiri bisenyutse muri aka kanya mu mbaraga z'umwijima sifo kotange zango imbaraga zari zimeze nk'uruzitiro rw'ibitagangurirwa byubatse zatumaga nta birori biba kuri uyu mudugudu ziratsinzwe niko Imana imbwiye shemonde kuta zanimanda droye godesta shando pedo zango hayini my godasi vuba hari umuhanuzi otango zango ugiye guhagurutswamo hano akajya ahagarara hariya ku marembo remanda winestifo ya gide agatangaza ngo muze murebera Imana Kacyiru nihiri mwebwe mugire ngo niko byahoze ntago ariko byahoze bigenda bihindura isura maze neza uko byari biri ubusi ko bikiri ntabwo ariko bikimeze birahinduka keretse abahagaze ntikeretse abahagaze cyangwa bafite inzira ebyiri nigeze kubahoye inka uziko yazinkoye nkazibika kuri simukadi yanjye oya noneho ni mu byaha we narimvuze ngo uziko yazinkoye nkayabika kuri simukadi yanjye itari ifite ubushobozi bwo kubikwa n'ibiceri senkisa nkamara amezi 2 nyagendana kuri simukadi nta konta nagiraga nyabwirizanya aho magaze amavuta kirongera nkajya mvuga ngo narakowe Imana irahari Imana igeze te ariko Imana yaje kuri Korodina ariko we mubaye mutako ubwo ubaye ute Imana yangezeho la siribo ne mayazinima ha testofa hari imbaraga zigiye mu maguru yawe amaguru yabagiye kujya kora ibitanga sikutange malawi zone matakiza uriya muntu wowe mbonye ameza Irembo Ryera TV salami mita Imana ishimwe nitwa Uwimana Claudine ndi umubyeyi mbyaye 5 hanyuma naturutse ku mudugudu wa Nyakabanda ku itorero rya Nyakabanda paruwasi ya Muhima ndashimira Imana yemeye ko nongera kugaruka hano kandi kabiri ndashimira Imana yabarinze tukaba twongeye kubonana biravuze ngo ndashimira Imana namwe yabazanye muvuga ngo ishimwe nimunyakira muvuga ngo Imana ishimwe Imana yakuzanye hano ishimwe talango nemaya sika Imana ishimwe hanyuma fata mikoro dusome nibayiguhe ndabishaka reka tubanze dusome anatisa bonemanda stifo isezerano ry'imbaraga nshya mubona twuzura indimi tuvuga ubuhanuzi buhanurwa ibirema bihaguruka n'ibyo tuzahagurutsa mu myaka iri imbere
mbere, abasazi bakira n'abazakira mu gihe kizaza, abagoramye indimi zizagobodoka n'izigobodoka uyu munsi. Nyitaba ngo haleluya, ni isezerano ryacu. Urabishaka kubimenya? Ubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere uhere ku murongo w'8. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu, Kacyiru, yego, no kugeza ku mpera y'isi. Nicyo cyanzanye. Ntuze kubona nkora ibintu n'isezerano, ndi mu isezerano. Haleluya. Niba kandi ushaka kumenya tutarasoma, genda mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya nyuma cya 16. Hariyo amagambo Yesu abonekera abigishwa ngo yababwiye bwa nyuma, abagaya kubwo kutizera no kunangirwa kw'imitima yabo, ngo kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Ariko avuga ijambo rikomeye hepfo, aravuga ngo abaha imbaraga, arababwira ngo muzirukana abadayimoni, muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Hari ibintu bigeze nko ku 9, aravuga ngo muzavuga indimi nshya, aravuga ngo kandi nimumukica ntacyo kizabatwara na hato. Talamini ngonefo, ngaho nimuhumure, nimuhumure yemwe. Soma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 18 uhereye ku murongo waho wa mbere. Ndagira ngo umusomyi mwiza adusomera aya magambo, arangiza n'umurongo w'8. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Haranditse ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hari umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Yego. Amara iminsi atemera, ariko hageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Yego. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? 8. Ndababwira yuko azazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Nta nubwo mukomye amashyi. Amen. Hanyuma rero reka nsubiramo mu nkoza bya bindi mwankoze ubushize. Ntago mubyibutse ubwo ijambo ry'Imana iyo maze gusoma, abantu beza b'Imana baje gushaka Imana bahita bamfasha bakarikomera amashyi mu rwego rwo gushimira Imana ko iduhaye ijambo ryayo. Ngaho reka mbikore. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza umwe mu mudugudu utubahaga Imana ntiyite no ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko hageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite no ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahoraza iminsi yose akandushya. 6. Nuko umwami Yesu arababaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo se, Imana yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Ndababwiza yuko izazirengera vuba. Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shimira Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo wampamagaye. Iri jambo uretse naryo narababwiye ngo hari n'irindi umuntu yakubwira ugakoma amashyi.
n'umunsi umwe atatuma banatureba neza tukayavuga tutari buyabone n'ishimwe. Ariko aya magambo y'Imana mureba yakoranije aba bagabo aba bagore iteraniro ringana gutya akatuzana hano. Imana ishimwe, nayo gukomerwa amashyi nayo kubahwa. Imana irakoze. Hanyuma rero ku bantu twateranye cyagiye sinsubirayo, ndafatira hahandi abakihibuka. Uyu munsi rero nazanye ijambo byambereye nka Mose. Nazanye ijambo rivuga ngo Imana irahari. Ntabwo se mwari mubizi ko ihari? Turaba abantu bari bazi ko ihari. Hanyuma si ryo niryo nazanye. Ko mutavuze ngo ijambo nazanye ni ijambo rivuze ngo Imana irahari. Iyi ni iryo ni ukuri. Niko Imana yambwiye, irambwira ngo ugende uvuge ijambo rivuga ngo ndahari. Shabanda wene tostifo yabwiye Mose, iramubwira ngo genda subirayo hariya ugende umbwire uriya muntu wasengereje ubwoko bwanjye umubwire ngo ndi Uwiteka. Mose atariko ibyo byonyine. Imana iti uvuga ibyo gusa, ntabwo azabyemera. Imana iti genda nicyo gutumye. Hanyuma nanjye rero naje mu izina ry'Uwiteka. Naje Imana imbwiye ngo ubabwire ijambo rivuze ngo Imana irahari. Nimumfashe talado vuba manda, ndashaka gutangaza itangazo. Shelema niba deperi yaryumva, niba batize bari hano bayaryumva, niba abadivaniste bari hano bayaryumva, abasilamu baje uyu munsi bakaba babasha kumva. Shelemanda shitakuwa we kandi nirindi niryo ryampagurukije. Naritangiye ikiguzi we, naritangiye ikiguzi. Nibona umuntu w'Imana ahagaze hano yigisha ukabona umuhanuzi arahanuye, haba hari ikiguzi. Bigira ikiguzi, ntabwo bipfa kwizana kugira ngo uryumve, ikubwire uryumve, itisomire uryumve. Bigira ikiguzi, ibintu by'Imana bigira ikiguzi. Dushyiraho igihe, amatike, umwanya, ikiguzi. Mana ishimwe. Mana mfasha bumvira ijambo. Mbere yuko mvuga gace gato k'ubuhamya bwa nyuma, Mana mfasha iri jambo ryumvikane muri uyu mudugudu wa Kanserege. Kandi we mwari mubizi ko ihari. Ku cyumweru gitaha nabwo mwaje mubizi. Wagiye muri korari ubizi ko ihari. Bagusengera umudiyakoni ubizi ko ihari. Ukora ya mirimo myiza yose ubizi ko ihari. Umva ijambo nanjye nzanye. Ndaje rero turisobanura. Umwuka w'Imana ari muri iri teraniro. Shetabanda nabonye abamarayika bagwa gutya nk'uko babona abaparakomanda baturutse hejuru, ukabona arasimbutse ahagazemo. Imana yambwira ngo murarinzwe. Mbega abantu baza kubyumva. Hala manda sista, naje kuvuga ijambo rivuga ngo Imana irahari. We abantu bashobora gutanga amakuru bazi kuyavuga neza, baze kumvugira aya niba batarabyize bakaba ari ibintu bikorera gusa babeshejwe aha no kumva icyo umuvugabutumwa avuze, bati tubajya kukivuga. Umva ibyo ujyana mama, ujyana ubabwirira uti haje umugore witwa Korodina yavuze ko Imana yo
zonema sharegone irahari. Haleluya, 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 haleluya. Keretse nibutse muri iri teraniro ndashaka ko iyo teme banza kumvikana, iyo teme banza yumvikane. Nababwiye ko naheheye imbwa imyaka 4 n'amezi 8 ndi umupfakazi nta mugabo ngira. Mbabwira yuko abandi bose bagendaga bakavuga ngo ntitwabivamo, jewe Korodini w'Imana nihehera imyaka 4 n'amezi 6. Murabona mbaye ikize. Ariko Mana nta jambo ryo uvuga ngo rihere. Aba Yesu haleluya, aba Yesu haleluya, aba Yesu haleluya. Ubu none mpagaze hano mfite umugabo, sinababwiye ukuntu yapfuye bakabintangariza ko yagonganye n'undi agapfa, asigiye abana 2, umuhungu n'umukobwa. ubu ntibagize imyaka 23, undi 20. Ntabwo nababwiye ukuntu nagumye mu kazi ko mu rugo nkarinda ngira imyaka 12 y'ubupfakazi nyikarimo. Sinababwiye ukuntu, ariko Yesu ni mwi, Yesu ni mwi, Yesu ni mwi, haleluya. Sinababwiye ukuntu najyaga mu isoko ry'Inyamirambo ngenda n'ibirenge ntambaye inkweto. Iri jambo rero rigiye kutwinjizayo neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe we. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari Data wabivuze bizashyika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Hari imbaraga z'umucyo zakurasiye wowe musore, wowe ndeba w'inzobe, hari imbaraga zakurasiye. Nabaye muri rwa rugo nababwiye, ya myaka yose nababwiye. Uyu mucamanza ukiranirwa twasomye gato, utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Navuze ko ari shitani, ngiye nigena bimwise. Oya, umucamanza ntiyubaha Imana ntiyita no ku bantu, ngiye navuze ko ari shitani. Ndashaka kuvuga impamvu 2 muri iri teraniro. Hari impamvu 2 numva nshaka kuvuga nerekeza kuri iri jambo. Palawini zonemanda. Narakubwiye ngo nta teraniro nahagaze imbere mbwiriza niyo warizamo ufite umugambi wo kwiyahura ntushobora kugenda ngo wiyahure, ntibishoboka. Imana yanzanye tugahura, ntabwo wakwiyahura, ntibibaho, ahubwo wabihindura. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, haleluya, haleluya. Ndahaguma muri urwo rugo. Nababwiye ko kandi aba bana banjye babaga mu cyaro, narabasigiye mama. Twasoje havuga ngo uyu mugore yarampanuriye, nakoreraga nanjye ndamuhanurira. Siko mubyibuka mwese?
nanjye ndamuhanurira, amanura ijambo rivuze ngo ntabwo uzava muri uru rugo Imana itakugiriye neza. Siko twabivuze? Uyu mugabo w'Imana yampaye nibwo twahise tumenyana, ngo tumenyane. Umuntu wa mbere nabibwiye ni umuntu w'Imana witwa Vena. Numva ko muvuze nta kibazo, turakundana cyane, nta kibazo. Niwe wa mbere nabibwiye, arambwira ati wibeshya Korodi, ineza y'Imana ntigira umupaka. Yego, ineza y'Imana ntabwo igira umupaka, babyanga cyangwa babyemere, ineza y'Imana ntigira umupaka. Iyi teme nababwiye ivuga ngo Imana irahari. Ryari ririmo mu mutima wanjye, ryari ryuzuye, nari mbizi ko ihari. Ndamubwira nti nyamara mukozi w'Imana, nabonye umugabo kuntu nasaga, kuntu nari imeze, mwagumanye na Yesu we. Arabihakana, aravuga ati oya Korodi, niba n'abahanuzi bashobora kuba barakubeshe abamuzi kwa Didimanga, oya uzabyihorere. Ariko Mana uri mwiza. Arambwira ati kandi uzitondera kujya kubibwira abayobozi, utazaseba. Umuntu yararebaga akabona nta neza y'Imana yangeraho, sinamurenganya, ibyo yabonaga byari ibyo by'ukuri kubwe, ariko iby'Imana yarebaga ntiyabibonaga. Njya gusenga narabibabwiye, Imana irambwira ngo, umuhanuzi arambwira ngo ndabangutse itahire, ampagurutse mu bandi, arambwira ngo mwana wanjye ndabangutse taha. Hari nijoro ndahaguruka ndataha, nongera nurira siterine imwe nuriraga kwa kundi ngiye gusenga ncitse, ndongera ndayurira manuka muri cya gipangu, ndagenda njyama mu gikoni. Nawe se Imana yarivuze ngo irabangutse. Nuko umwami Yesu arababaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana seyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Ubwo bibaye bityo, Imana yo ugira ngo yicaye iri mu kazi, igize ite? Imana iri mu kazi. Aya majwi akubwira yabize, yabwira ati Imana iri mu kazi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana iri mu kazi. Bagenzi banyamasengesho muhumure, Imana iri mu kazi. Yamwe iri mu kazi. Imana shema takuwa zone mende kota, Imana iri mu kazi. Arabini monde kota, Imana ikuye inkuru mbi kuri uyu mudugudu. Sharatika buratse enemanda tawido de bandawe sika y'umurambo pele wanda buratse haniki tango zene mande godastifo. Mwahi mugiye kuzasanga hariya ku muryango umurambo w'umugabo ku munsi w'amateraniro ari ku cyumweru. Vuga ngo Imana irabyanze. Imana
ariko Imana se yo iri he? Iri mu kazi. Ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ndababwiza ukuri yuko izazirengera vuba. Intore z'Imana, intore z'Imana, yemwe mwantore mwe. Haleluya. Zamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Mwantore mwe z'Imana, nimwumve itangazo kandi rya kabiri, izazirengera vuba. Wumvaga amajwi? Yego. Zamubwiye muvayo. Imana izazirengera vuba. Ateko tabarawene. Imana izazirengera kandi uko mbwiriza ndabona abadayimoni basohoka muri iteraniro. La mitangoza nina ona mimikuta. Shawara kodala bini. Muyabo mwari garuka mwari. Tinda manda wanistafo. Mureke tubivuga we. Ana manda kudasika. Ndagusabye mwari. Soka gutya wihuta nta cyuba pe. Amavuta kera hanze utari ntamba ku rugi. Wongera ukatugaruke. Atamindi godasifola mini. Niwe yambwiye ngo nzababwira ngo irahari. Nyina shanatanga zeguda labini. Katira ugaruke garuka mwari. Iyizire. Imana niyo yambwiye ngo nzambwira abakristo, nzambwira abanyamasengesho, nzambwira abantu bavuganye nayo, nzambwira abantu bicaranye ijambo ryayo, ngo nzambabwira ngo irahari. Va mu myanya yawe Muyuda we, have wikwigirira nabi. Sigaho ayo majwi yareke. Urwo rucantege have. Keretse abadeperi bose banyumvise. Baranyumva we? Kuriya kuntu mubanye mbwiye mwarimu ngo najyana yihuta atera intambwe ameze nk'umuntu ukurikiye abantu. Niko Imana inyeretse abadayimoni bashigutse mu bantu bafite za kinini ku ntugu. Mbona marayika arabihutanye. Sheweleba atastista wewe manda hatokozango bibini stafo. Arabihutanye. Hari icyo ubaye. Abanyamasengesho rero Imana igiye kubahemba. Niko imbwiye. Imana igiye kugira iti urasenga we. Urasenga witegura ibihembo by'Imana bigeze hano none. Tawe manda sikuta hana uzanga manda kula benestifo godezavu tindi mara nasta siku kuwa nezongo ni manda ijanona impamvu ibihembo bijanona. Shara wezone madezone nga Imana kuyuriya mu papa h'umwuka w'isereri wari ugiye kuza ku buzima bwawe. Hari ikintu gikomeye marayika akoze ku mutwe wawe. Ongera undabelele maizo desta. Ibiganza byawe bigiye kumurikirwa. Hari ibintu bibiri kandi Imana bikubayeho. Imbwiye byiza uyu mwaka utararangira ugiye kubona ibitangaza bibiri byikurikiranya. Yasanze kwa wa mugore. Imana mvuga naraharuye mwarapinzu y'ibyondo 9 irimo amadusha na tuwareti. Ndo umugore wabyaye sinahembwa sinakandwa bagore murabizi. Mu myaka 4 nahamaze umugongo wanjye wari waraje mu runyo. Najyaga ndyama ngaranye nkagira amaguru gutya ngashiduka bukeye. Ariko Imana we, Imana ishimwe, Imana
Imana nabazaniye ijambo riryoshye. Imana mwuka yabahaye ijambo riryoshye rivuga ngo Imana irahari. Mbega abantu badayimoni bari babyibagije, mbega abantu babifata uko bitari. Oh no 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 no. Mumbwire abanditsi, mumbwire abanyamategeko, mumbwire abahanura, mumbwire abize n'abatarize. Tanda banda we, uti Imana yavugiye mu gace kamwe k'igihugu ariko kansarage. Buretse we, buretse genda gake banza buretse nigira murahanura. Buretse se kandi Imana we shalamanda badapari mwicaye hano ubwo butumwa mu buhanahane, banyamasengesho mwicaye hano ubwo butumwa mu buhanahane, bayobozi bavugizi muri hano mu buhanahane. Ivuze ngo iki? Ivuze ngo iki kandi? Elemanda sirigodeza ngo irahari. Kuko ntavuze akazi se, kuko ntavuze imodoka. Iyo ufite se nari nayihanuye, ibyo urya se nari nabiguhanuriye, iyo myenda wambaye nigeze nyihanura, ariko irahari. Igize ite? Icyo umuntu akora mu nyumve, icyo ukora n'ubu ugikunze nicyo uzazira. Musubiremo. Niba uri indaya ukaba ubikunda byaranze gukira, uzabizira. Niba ukunda kwiba ukaza gukura amavuta mu bakozi b'Imana ukaba waranze kubireka, uzagira ute? Niba usenga rero ukaba ubikunda wumva nta mpamvu n'imwe yabikurekesha, nibyo uzazira. Mbwira mabuja wanjye nabonye umugabo nawe nababwiye ko yabyanze. Ese ubugira ngo nahataye? Ndamugana hari umugabo nabonye arambwira atari koko Rodi koko uwaka kanya ugiye mu by'abagabo. Wowe se nari kugira imyaka 12 ndi umupfakazi, ubwo se nari kubigenza gute? Cyacu utamubonye we. Kuzo kuna hano mpavuga n'umujinya nkumva ndababaye. Mwiza ariko nyine kera tutamubonye. Njya kubwira mwarimu wanjye ntiyaramubonye, ndashaka ko tuzaza hano, barahakana bose. Urabyumva bose baranyangira, ariko birihuta. Nuko umwami Yesu nawe arababwira ati ndaribatsindagira mpaka ryigiyemo ryuzure. Ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Imana se yo ntabwo yicaye, ntisinziriye, ni kundi muri mbyagenekerereje. Aravuga ngo ntiryamye, ntigira jaride ngirahinga, ntibagiye kubagara ibishyimbo. Akazi kayo ni ukumva amasengesho yabera, akazi kayo ni ukumva abantu bagitakira, akazi kayo nako kureba ibibaye mu itorero, akazi kayo hari ibintu bibiri bisenyutse muri aka kanya mu mbaraga z'umwijima. Sifo kotange zango, imbaraga zari zimeze nk'uruzitiro rw'ibitagangurirwa byubatse, zatumaga nta birori biba kuri uyu mudugudu, ziratsinzwe. Niko Imana imbwiye. Shemonde kuta zanimanda droye godesta shando pedo zango hayini my godasi. Vuba hari umuhanuzi otango zango ugiye guhagurutswamo hano akajya ahagarara hariya ku marembo. Remanda winestifo ya gide agatangaza ngo muze murebere Imana Kacyiru nihiri. Mwebwe mugire ngo niko byahoze, ntago ariko byahoze, bigenda bihindura isura. Maze neza uko byari biri ubusi ko bikiri, ntabwo ariko bikimeze, birahinduka keretse abahagaze. Keretse abahagaze cyangwa bafite inzira ebyiri. Nigeze kubona umuntu ugenda mu nzira imwe ukagira ngo agiye guca muri ebyiri. Impamvu yatambitse ibirenge ameze utya, uragira ngo arahacira hose icyarimwe. Niba uri mu nzira imwe n'ubu byahindutse. Kristo
Kristo niwe shingiro ry'itorero. Yesu yabayeho antikristo atarabaho. Reka nsubiramo, Kristo niwe shingiro ry'itorero. Kabiri, Yesu Kristo uwo mwizera wabacunguye yabayeho antikristo atarabaho. Murikanze mugeze ubwoba have we gwijyayo ariko ntiwongere. Bibiri avuga ngo yararicunguye ntirinyaganye. Erega nta bantu bapfira gushira. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Umuntu uzakubwira ngo ariko ngo urabona ngo abarokore ngo nabo ngo nta muntu yajya wanga urwane wundura. Turacyahari, turacyahari. Dutangariza Satani turacyahari. Abasenga baracyahari, abagikesheje baracyahari. Manda wezo destangala manda. We Imana iteruye umuntu sima yawanika tango Imana tena mayizirigo dastifo ya binikota. Uyu muntu uri kuri kamera, mbonye marayika w'Imana guterura arakwerereza agushyira hejuru. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo igusimbukije umwuka wari ugiye kuguca amaguru. Do Imana igira ite? Imana igira ite? Oya abantu badafite ishyari hano, Imana igira ite? Imana ishimwe. Hari ibintu Imana yanga nanjye nzajya mbyanga. Ibintu Imana yanga nanjye nzajya mbyanga. Iracyavugiye muri ADEPR, iracyavugiye abarakora basanga. Yesu ntagaragaruka, iracyavuga, iracyatubwira, turacyayumva. Hari abantu bagisenga bugacya igitondo kigatangaza. Wiza rero nkuza guha Imana akabyizi, nta kabyizi uze guha Imana. Jya nk'umuntu uje kwikorera. Yesu ashimwe. Wiza nk'umuntu uje guha akabyizi muyobozi, nta kabyizi uje kumuha. Zaneza nk'umuntu uje kwiyinjiriza we. Haleluya, haleluya, haleluya. Nayangiye mu gitondo nkajya mvuga nti Imana mbuze ijambo umpa, nirumpaye ndumva ntarishoboye. Mva gusenga ahantu nabaye ntanga ikiguzi ngo nza kubivuga bifate. Ngeze mu rugo nicaye ku buriri, ariko uzi ukuntu bivuna. Ndavuga nti mbuze ijambo Mana, iri jambo mpaye ntaryo nshoboye. Iri rivuga ngo Imana irahari. Ubu ndarishobora koko? Ibintu bari basanzwe bazi, ibintu bagendanaga. Ukuntu Imana y'abasenga ihari, ukuntu Imana y'abanyamirimo myiza ihari, ukuntu Imana y'abihangana ihari, ukuntu Imana y'abakobwa batiyanduje igihari, ukuntu Imana y'abapfakazi igihari. Muve mu myobo rero, pana kujya mu myobo we, hejuru. Muve mu myobo mujye hejuru, shira ubwoba. Ku giti dore umuntu irahari. Abavuga butumwa batariyanduza Mana, bakivuga Yesu kwari, bakimuvuga neza, Imana yabo irahari, zabarengera vuba. Reka nkomeze. Haleluya. Reka nihangane nkomeze. Hanyuma uwo musaya wawe wowe mupapa, uyu musaya wa hano, Imana ikunze gukurwa iryinyo, hakazamo ingaruka ikomeye cyane. Ukabyimbana ugutwi n'umusaya bikajya bigutera isoni zo kuza hano mu rusengero. Ntabwo bikibaye, ntabwo bikibaye. Yaragiye kujya agira isoni zo
uza hano mu rusengero umusaya warabyimbanye n'ugutwi ntibikibaye none manda ndi umuhanuzi Imana yaramamagaye ntabwo bikibaye inkura mu bana 24 babyawe na se yanze niwe data intagakiza ntabwo bizaba siko bizaba nyine ubwo urumva ntarivuze Zaburi ya 23 kuba mutegereza ntabwo ariko bizaba jewe nzakomeza kubyanga Kaciri yose nibyemera nzakomeza kubyanga ni Rwanda rwose nzakomeza mbyange oya siko bizaba kubategereza Uwiteka nta muntu uzakorwa n'isoni oya nabyanze n'abadayimoni baba babimenye ko nabyanze uzi ko ngiye gusoza umuntu w'Imana Imana yari yaramubwiye mbonye muri urwo rugo nababwiye ko cyari icyumba cy'amasengesho gisengerwamo n'abantu benshi barakizi hanyuma ngo Imana iramubwira ngo Korodina ubu wahara arahita bibona niyabyumva arabimenya uzakurikirana ubuzima bwe akiri muri uyu mujyi wa Kigali mbaye umugabo nihutira kujya kumubwira nti wavugiye mu iteraniro ko Imana yakubwiye ngo uzakurikirana ubuzima bwanjye none nabonye umugabo ni wowe kunshingira hanyuma kubivugira mu iteraniro biramugora kubyanga ati nzagushingira mwabantu mwe nukuri iyi Mana ntabwo inegurizwa izuru mu mahanga yose uyubaha babyeyi mukuze muri hano bapapa mukuze mwabonye ibintu n'ibindi umuntu wubaha Imana mu mahanga yose agakora ibyo gukiranuka iramwemera shaka abamugaye ibirenge shaka abagoramye iminwa we haleluya 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 arameze nk'uko abantu batabishaka ateye uko batabyumva apfa kuba yubaha Imana apfa kuba agira ute apfa kuba yubaha Imana iramwemera abantu batateraniye iwacu mu Nyakabanda ni ukuri ndimo ndasoza nasize agahinja abantu tugende garuka abantu batatera izo n'imbaraga z'ababyeyi zari zimpamagaye kuko nako nakabyaye nabishakaga nirwa mbwira Imana nti uzi ko nsiriye ku rupfu amasengesho yacu aratumbagira akagera ku Mana we ikayasubiza haleluya 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 abinyuma haleluya haleluya Imana ishimwe cumi n'ibiri ijambo nta muntu n'umwe bizitirirwa nta kintu na kimwe bazabaga ngo turabara dusanze bihereye ahangaha iza hanyuma ya 0 uyu mugabo wanjyanye yambonaga mu isoko ry'Inyamirambo ngendamo n'ibirenge ngiye kugura inyama za yambwa ubwo se najyagayo nka gatatu ku
turekere. Nanjye koko iyo mbireba niko nabibonaga. Abantu nibavuga ibyo babona ntimukarakari, ukomeze utegereze Imana. Ibyo bintu bavuze niko biba bimeze. Nanjye nabonaga ndi umusazi, ariko nagera mu rusengero na batari korasi nakwibuka ko Imana yambwiye ngo ndahari. bari bagambiriye kuzagukuramo ikintu cyitwa ubwenge bw'Imana, ariko bakoresheje mu buryo bwo kugenda bapfura imisatsi. Ntabwo bikibaye. Oya mujya mubwiza abadayimoni ukuri, ntabwo bikibaye. Yesu yabirukankanishaga itegeko. Hanemanda uyu mubyeyi, Imana izakurinda mu kubyara kwawe, uzabyara neza. Abantu mubishaka muhaguruke, mugatwaza abantu imbaraga. Umuntu yabishaka babishaka, Imana nayo irimo abana ko abishaka. Yesu ashimwe. Kwa Yesu nta gahato, kumukora n'ibiruhije, n'umutwaro we ntabwo uremereye, uroroshye. Abantu babishaka. My God, Astifo, ihumura ry'Imana rikujeho wowe, zamura ibiganza. Hari ihumura ry'Imana rikujeho. Amen. Birabaye kandi Imana ishimwe. Tala my God, zene manda Astifo, demi monde ko tastifo. Mbanya depazi umunyu gatatu, umunyu utetswe hano. Mbona abamarayika bakoramo bahereza abantu, sinabona uko mvuga mu mazina. Imana irambwira ngo mbwire iteraniro ko abantu benshi bakuwe ku biryo bibishe bashyiriwe mu munyu. Imana igiye kubiryoshya. Sheremanda izo nzira babonaga zibishe, ubwo buzima babonaga bwari bibishe. Atastifo la banda wene zinima hari destifo. Ijuru ryatekereje. Onema nzango, Imana irahari. Imana igize ite? Arangwa wa mugabo w'uko nyine buraba, turerekanwa, birakunda. Abantu bakajya baza bakazuza, ndeba mucuranzi baturaha umukozi w'Imana. Ese kumfata gake n'icyo ugiye kugusohoza. Yesu ashimwe. Baturaha umukozi w'Imana ntimuraho w'inkora. Haragakiza gatangwa muri
umurimo w'Imana mugende gake. Imana irahari, mutuze imitima, pana amakuru. Imana irahari. Iyo mfashijwe ntitamvu numva naririmba ngo ndabaririmbira ibyo wamfiriye. Nkaririmba ndabaririmbira ibyo wamfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye n'iki Kristo, ukaza mu isi ukamfira, wambonye n'iki Kristo, ukaza mu isi ukamfira. Aba bana 24 nababwiye bavuga kwa Seyanzi, nababwiye ko nta mukobwa waho wari wemerewe gukora ubukwe, bavuga ngo nabukora bazabanza bakubita imbwitake, bazabanza ngo bayibwajuze. Nkajya mvuga ni ntabwo bizakunda, abadayimoni bakambwira ngo ntibizaba. Ariko we isubiza intege mu bugingo bwanjye, niko Dawidi yavuze. Zaburi ya 23. Imana ishimwe. Bataza mukozi w'Imana ubukwe burya ni buri ku itariki zinizi 6 z'ukwa 4, bati nukuri pe tuzakuba hafi. Bavuga ati he buriya se bizakunda. Uziko yayankoye inkwano, uziko yazinkoye nkazibika kuri simukadi yanjye. Oya noneho ni mu byaha. We narimvuze ngo uziko yazinkoye nkayabika kuri simukadi yanjye itari ifite ubushobozi bwo kubikwa n'ibiceri 5 nkamara amezi 2 nyagendana kuri simukadi, nta konti nagiraga, nyabwirizanya aho mpagaze amavuta akiyongera nkajya mvuga nti narakowe. Imana irahari, Imana igize ite. Ariko iyi Imana yaje kuri Korodina, ariko we mubaye mute koko? Ubwo ubaye ute? Imana yangezeho la siribo ne mayazinima ha testofa. Hari imbaraga zigiye mu maguru yawe, amaguru yawe agiye kujya kora ibitanga. Sikutange Malawi zone matakiza. Uriya muntu wewe mbonye ameza ateguye imbere yawe. Imana ihinduye ibintu. Taranayizi ni kutanga. Imana ihinduye ibintu kuri wowe. Hari ameza Imana iteguye, vuga ngo birahindutse, birabaye kandi. Mana yaje kuri Korodina, ubizabura itakukugeraho. Ariko mubaye mute? Sibwo mwakwizeye we, komera Yesu amashyi. Ubwo tiri munigoze ne manda wakwizeye, ariko wakwizeye kandi nutanizera ureka n'akazi kawe. Ariko ni maze ko ari minigo dastifaya ugiye kuba umudugudu. Mwakumvise? Murabyumva? Ugiye kuba umudugudu wandika amateka, ugiye ibitangaza mu guhagurutsa ibintu. Tendo ndabona inyenyeri nini cyane igwa muri iri teraniro. Kezone manda nimunyumve, Imana iravuga ngo ni inyenyeri y'ibitangaza iguye hano. Uraba ndimo ndashaka kumupfundika. Uraba kuri za tariki 6 z'ukwa 2016. Umuntu w'Imana Vena avuga kenshi nawe arabyivugira aho tujyanye, aravuga ati Korodina naramurwanyije ngo atabona umugabo, arangaramubona. Niko tubizeye abadedimanga ati narakurwanyije ngira ngo bizapfa byanga gupfa. Hari ibintu bitarwangwa, hari isoko utapfa
ukundi yego iyo bafunga ibinogo bafunga utuntu twaje ari akantu kamwe isoko nyasoko nta muntu uyifunga ngo byeme umva impamvu mwari iyo ifungiye aha ihita icomekera hariya umva namingi shana y'amanda hari imbaraga z'umwuka wera zimanutse abantu bagiye kuvuga indimi cyane shewe wewe itango zangala mangada kuta stifo ya bi tendeza amanda wini stifo ariko mugira ngo nta mana tugira turayifite iyakumenye kera ibintu bibaye none cyangwa ejo ntabwo bigufite mu ruhame naremeza ngo imana yabamenye kera barakore ibintu bibaye none cyangwa ejo nta ruhare bizakugiraho ni ukuri ndabivuga mpagaze ku maguru yanjye bafunga utunogo bakajya bavuga ati ngakariya n'akandi mugafunga bakazana sima bakakabetona bakongera ati hano akandi kanogo kabonetse hariya nako nyuma mugafunga nako bakazana umucanga bakakabetona umva impamvu isoko yafukuwe na nyir'umugezi nta muntu wayifunga ntibishoboka uyifungiye hano yamara uyu musozi wose wa Kacyiru uyifungiye hano yakwimura naho abandi igatokera ahandi shana wena hari abantu bumva ibi bintu ndabizi byagora satani byagora abadayimoni byagira gute byabagora ntibyashoboka amahanga yose nayo yakumva mu butumwa hari ibintu bidashoboka isone mangana sita bini wewe tayizo ngene mana isoko ya nyiri isoko yafungwa na nyiri isoko undi muntu wese ntibyakunda nta titire nta mashuri nta nubona ko bano bantu banza gufashwa haleluya rata haleluya humura imana irahari niyo yantumye ngo nze mbibabwire abanana b'abakobwa mukiri batoya mukure neza mutiyandura imana irahari mugume mwitara mutiyanduza irahari ayo makuru rero uyihoreye yego uyihoreye bave mu myobo dufite ku muntu witwa Morodekayi habamo abamuzi n'uwo Bana niwe muntu wangenze imbere n'iriya moto yiwe bayizi agenda agira ngo bi ati he atarabukoze pe akongera ati atuzi ko abukoze nari mu rusengero asezerana Fenari hanze mu mwuka arimo avuga ati ni ukuri yabukoze nanjye ndi umugabo wo kubiha ukagira ngo nabukoze kera kandi ndi mu rusengero amera nk'umuntu ucanganyukiwe ushaje se ndashaje ntabwo nshaje keretse wari kukunyereka icyo gihe mumvugira ngo imana kandi abantu benshi baba barabirambiwe ni mumvugira ngo imana itabura uko igenza imana ya ADEPR imana y'abanyarwanda imana y'abayisenga datarekeraho imana ikomera cyiza yamwifuriza yumva neza kumurengera si uko ashatse kumurengera si uko yibutse iminsi yasiragiye
urakijijwe ubakure mu gitabo cy'urupfu ubandike mu gitabo cy'ubugingo tugukomeye amashyi tugukomeye amashyi tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahe umugisha urakijijwe abakozi b'Imana babafasha kubabwira umurongo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV.